Imana ni nziza, Imana ni nziza. Imana ibasha kuvuguruza imigambi y'umwanzi, ahari ubwihe bikashyira amashimwe. Tuzamuye icyubahiro cy'Imana, reka tuzamure Imana amashimwe. Nivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nabura selubite nyaniko ibyo nunze n'ibyawe, ibyo nunze n'ibyawe, nanjye nanyuganye tuwa. Nabura comment ne pas te louer, papa. Seigneur, comment ne pas, comment ne pas te louer, Seigneur. Non, yitera umwana arimbye nago mwacyumvishije. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Merci pour Happy. Comment ne pas te louer, Nzambe Papa Nangaye, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment comment ne pas te louer? So turakomeje rero, murashobora kwicara hasi. We ni Happy. Oh God. So nishimiye guhagarara n'uyu mwana w'umukobwa. Sindi umubyeyi wiwe ariko numvishije amakuru yiwe. Ntabwo yagize amakuru, ntabwo yari meza. Umwana arwaye kanseri arayikira. Imana nijye ibasha gukiza umuntu umaze imyaka 38 arwaye akaba muzima. Murabyemera? Imana nijye ibasha gukiza umuntu ari ku munota wanyu mwagire gutse apfa ariko kabaho. So turashimana ku bwa Happy. Reka mama wiwe niba ari cyashaka kuvuga umunota 2 nubwo bigoye, reka gira icyo avuga, ariko uyu mwana turishimye ko Imana aramukijije. Murabona ko ari n'umuririmbyi mwiza, sibyo bene data? Tumutunga ibiganza. Yes, ngiye gutera haleluya, mwikirize ngo amen. Ubwo ubushake bw'Imana bibe ku buzima bwiwe. Haleluya, haleluya. Yes, reka twakire mama Liane. Namarira nabonye atahoza, nagahinda nabonye atamara, nagikomere nakimwe atomora. Nukuri Yesu arashoboye. Namarira nabonye atamhoza, nagahinda nabonye atamaze, nagikomere nakimwe atomora. Nukuri Yesu umwizere gusa, icyo atarakora sicyo cyamara.
arasa yego subiramo Ivana ngo ngwiki yego sha cyo kubyara muona kiza mu ntambara z'urudaca araseruka Yesu wanjye arashoboye icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima nta na kimwe ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe tufatanye kumushima Yesu arashoboye haleluya wagendanye nanjye mu bihe byari bikomeye wakomeje intambwe zanjye uzikomereza kuruta wagendanye mu bihe byari bikomeye wakomeje intambwe zanjye uzikomereza kuruta wagendanye aho mu bihe byari bikomeye yego uzikomereza kuruta n'amagambo yasobanura ishimwe ryanjye mumenetse nk'igisobanuro cy'amajwi ngo iki bitambo nta bitambo nta n'amagambo nabona bisobanura ishimwe ryanjye yewe nzanye umutima umenetse nzanye igisobanuro mfite ni amashimwe gusa byashoboka ko twaririmba just to entertain abari ahangaha byashoboka ko twaririmba kugira ngo mubyine byashoboka ko twaririmba kugira ngo muruhuke ariko jyewe ndimo ndaririmba kubera amashimwe Yesu ashimwe ejo nabwiye Tonzi na Bosco ngo ni byiza kuba nabazanye nk'abaritiste bakomeye hanyuma ngiye ngahagarara imbere yabo nkaririmba ntabwo ndi umuririmbyi ntabwo ndi umwaritiste pe ariko uyu munsi wagendanye Haleluya, haleluya. Uyu munsi mwese muri inshuti zanjye nakabaye nabatumiye muri hoteli nakabaye uyu munsi uri mubera muri hoteli sibyo Tonzi ayo natanzemo amatike y'indege yanyu n'amacumbi nkayishyura hoteli tukarya ariko byavuye aha sibyo aho byabereye papa niho nagarutse nasanze kugenda tukicara muri resitora tukarya muri hoteli nziza tukarya tukavuga ngo ndashima Imana ko happy yakize bidahwanye na ya marira naririya
abantu bari hano turira amarira duhamagara Imana ngo itubabarire dufashe iriya operasiyo ikorwe. Babyeyi mumbabare buri muntu wese wari uharahaguruke ndabibasabye. Uwo muntu wari uhari mama Cynthia wowe urabizi kutajya ubura. Ubundi ni wowe nikundi umva ntago wamubura. Harya ntago wari uhari mama be papa be ni wari uhari turirira ahangaha ni gute se mwasigara mwicaye ninde wundi wasigaye aha ntureba kitoko suri kuwa hapa haguruka ntago urwaye Yesu ashimwe ntago urwaye niba unarwaye turasengukire Ivana wahagaze hano nta kibazo na Ivara hari aha Janine naringize ngo wasigaye wicaye mu ncamake ndashaka kubabwira impamvu yego Fifi yasaguho umugisha sheri impamvu tugarutse ahangaha. Ese dadi ari hehe mwakabyaramo dadi intama zitagira umwungeri ziba zabaye impehe Yesu we uyu munsi yabaye umunyamirimo mwihangane. Hari byinshi tubashije gusubika kubera amasaha yagiye kandi ntimwataha mutumvise tonzi na Bosco. Hari byinshi twakuyemo muzagenda mwumva ikindi gihe, ariko uyu munsi twifuje kuvuga Imana yagendanye natwe. Hari agatero k'indirimbo nanditse muri bwa buhanzi bwanjye buciriritse kavuga ngo iyo nicaye mu rugo ngatekereza imirimo wankoreye, muri icyo mvuga muri icyo nkora ndetse kwandika indirimbo zishimwe, sinshobora kwibagirwa ya mirimo wankoreye, mfite urwibutso mu mutima wanjye nicara ndureba, sinshobora kwibagirwa ya mirimo wankoreye mu mutima wanjye nicara ndureba, mfite inyandiko nyinshi zanditse ku mutima zuzuye amashimwe n'imihigo nahize, njye nzahora ngushima. Amashina yawe mwamugena nziza kuri jye, shimwe ni ryawe impundu ni zawe, amashina yawe mwamugena nziza kuri jye. Simvuga iby'undi yego ndavuga ibyanjye, ndavuga iby'amaso yanjye yiboneye. Yesu yagize ati so yanzahu